Ben barakekwaho kwiba telefone bakazigurisha ndetse bakanazihindurira ibyo twakwita serial number, ibirango byazo. Ndagira ngo dutangire iki gikorwa cyaduhurije hano, ngira ngo nkuko mubibona abanyamakuru bafatanyabikorwa twabatumiye kugira ngo tubagezeho ibikorwa biba byakozwe, ariko ikigamijwe no kugira ngo turebe ubutumwa twabaha bwo kugira ngo twirinde ibikorwa nk'ibi by'ubujura bwa telefone bukorerwa abantu. Abafatanyabikorwa abanyamakuru twabatumiye kugira ngo mudufashe kugeza ubutumwa ku baturage ndetse n'abantu bose bafite ingeso yo gushaka kwiba iby'abandi. Telefone mubona hano zafashwe ni telefone 167. Izo telefone ziri mu bwoko butandukanye, ngira ngo mwese mwaje hano kuko babatumiye kugira ngo muze kwakira telefone zanyu. Ndetse muri icyo gikorwa cyo gushakira izo telefone hafashwe n'abandi bantu batatu b'ingenzi. Abo bantu bafashwe uruhare rwabo muri ibi bikorwa barakekwaho kwiba telefone bakazigurisha ndetse bakanazihindurira ibyo twakwita serial number, ibirango byazo. Bazifataga hakagira uzihindurira serial number aribyo birango, ndetse bakagira n'undi uzicuruza acuruza izo telefone zahinduriwe ibirango. Impamvu tuba tubivuga muri ubu buryo nuko hari ubutumwa tuza gutanga kugira ngo mumenye uburyo nibura uko twajya twirinda kugira ngo tugabanye ubujura bwa telefone. Abantu bafashwe ni abantu batatu. Hariho yitwa Uwihoreye Cyprien, azwi ku izina ngo rya DJ Ben, afite imyaka 23. Iraberekanye Kevin w'imyaka 22. Impamvu tuvuga imyaka no kuwumvisha ko umuntu ukiri muto nk'uwo nguwo utangiye ibikorwa nk'ibi by'ubujura ntabwo aba ari byo. Ikundabayo Andre w'imyaka 28. Abo bantu nabo turaza kubabereka, bakurikiranyweho ibyaha bitatu: icyaha cyo kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, guhindura ibiranga igikoresho cya mudasobwa, guhindura serial number za telefone n'icyaha gihanwa n'amategeko, no kugurisha ikintu cy'undi. Hanyuma aba bantu bose ni ibyitso ku cyaha cy'ubujura, kuko ari ujya guhindura serial number za telefone abazi neza ko yibwe. Uko rero babikora, bafite muri iki gihe cy'itumanaho cyangwa cya technology, hariho za apps cyangwa se za systeme zimwe abantu bakoresha. Izo ni systeme bakoresha zo kugira ngo bahindure izo serial number. Abo rero iyo systeme bayinstara muri mudasobwa yabo, barangiza bakazana telefone bakaza kuyihindura ibirango. Impamvu tubivuga hano nuko iyo ihinduriwe ikirango biragora kuyifata. Babihinduye serial number biba bigoye ko wayifata. Niyo tuyifashe wowe uje kuvuga ngo telefone ni yawe, ugomba kwerekana facture ariyo nyemeza bwishyu, none ukavuga na serial number yayo. Iyo bayihinduye rero biragora kuba yamenyekana, igeraho ikamenyekana ariko ku buryo bugoye. Abafashwe rero ubu bari gukurikiranwa mu nzira y'ubutabera. Ibyo byaha bakurikiranweho nayivuze, ibihano byabyo bihanishwa icyaha cyo kwinjira muri mudasobwa utabiherewe uburenganzira, kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, gihanwa n'ingingo ya 24
y'itegeko ryo gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Igihano iyo aramutse abihamijwe n'urukiko ni igifungo cy'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 5, ndetse akiyongeraho n'ihazabu hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 2. Ibyo bihano yabiremereye, tukaba tubwira ko n'abantu bakeka ko bashobora kwinjira muri ibyo bikorwa ibihano bihari biba biremereye. Bimwe rero mu bintu umuntu wese akwiriye kumenya mu bijyanye no kugira ngo tubashe gucunga ibyacu, turasaba abantu bose ukimara kugura telefone ujye ubika ya nyemezabwishyu yawe. Icya kabiri, wibuke gufata serial number zawe uzibika ahandi hantu. Abenshi bazisevinga muri ya telefone bayiba bikajyana. Wamubaza ngo serial number ni iyihe? Ati ntayo. Telefone yawe ni iyihe? Ngo ya iPhone. Undi nawe wamubaza ngo ni Samsung. Nta nibuka ngo ni seri. Urumva ko kwifata biba bigoye. Ni ngombwa, izo ni responsibility. Ni ikintu umuntu wese yagombye kumenya. Telefone yawe wayiguze, inyemezabwishyu urayibika, serial number nayo ukayandukura ukayibika ahandi hantu. Ushobora no kuyiha mugenzi wawe akayikubikira, cyangwa se ukagenda ukandika ku gapapuro ugashyira mu cyumba. Ibyo bifasha igihe cyose habayeho ikibazo nk'iki ngiki cy'ubujura, bidufasha kwihuta kuyifata. Abafite rero nka za iPhone, hari ikintu bita iCloud. iCloud yawe ni byiza ko nayo wayishyira mu yindi mashini, install mu yindi mashini, ku buryo bidufasha gukurikira. Nubwo iPhone bayiba, ufite warashyizeho system ya iCloud, nubwo yakwibwa, ntabwo umuntu azagera ku makuru abitse muri ya telefone. Urumva hari igihe bakwiba telefone bakagera ku makuru abitsemo, bamara kugera ku makuru abitsemo, ndaza kubabwira harimo ubujura bukorerwamo. Telefone yawe ibirimo amabanga menshi, ishobora gukoreshwa mu buryo bwinshi. Ibyo ni ibintu nabyo dusaba abantu ko bagomba kwitaho. Ikindi cya gatatu, kwirinda kugura telefone zakoze uziguze n'abantu utazi ngo ugiye kuba hariya bita juwakari muri ariya maduka ngo guza telefone yakoze. Ni ya make ariko ibiyikurikira nibyo bihenda. Izi zose hariho izafashwe abantu bazikoresha, yarayiguze akakwereka ko yayiguze, ariko yayiguze n'uwayibye. Icyo gihe nta kindi, ubwo niwe wihombera. Telefone turayifata ko yayiguze n'uwayibye. Urumva rero hazamo ikintu cy'igihombo kuri wa muntu waguze ibintu byibwe. Kandi ndabizi neza rero n'abazigura bazi ko yibwe, kuko hariya kuri za juwakari nyine hariya twafatiye izi ngizi. Ntimugire ngo ni ahantu kure, nta hantu twafatiye izi ngizi. Izo zose ziba zaribwe bakazijyanayo. Nawe rero ukavuga ngo reka njye kugurira hariya, afazari wagura iya makeya ariko iri safe. Ushobora kubona ngo ni telefone ihenze ariko ikurikirwa n'igihombo nk'iki ngiki cyo gutanga amafaranga ku kintu kibwe. Ikindi, abantu bari bakwiriye kugira amakenga, nabo bakitwararika. Ngira ngo ninjira hariya hari abo twaganiriye murimo, ese telefone yawe yibwe gute? Ngira ngo bamwe rwose muze gufasha abanyamakuru, muze kubavugisha, mutange amakuru, mutange impanuro ku bandi. Yari ari mu iduka ye, telefone iri kuri comptoir, umuntu akaza akamujijisha ngo manurira kiriya kintu, ngo yago sicyo nshaka, kongera akamusubiza ya telefone kuri comptoir kabiragiye. Abenshi nuko bambwiye ngo kuri reception telefone yawe yibikeho, kuko abantu baje bakugana hari bafite umugambi w'ubujura. Kugira amakenga. Usibye n'izi telefone hariho n'iziba zarafashwe zaribiwe mu modoka. Telefone uyishyize mu modoka, urashyira ibyago byinshi kuri ya modoka yawe kuba nayo bayimena ikirahure. Ntabwo tuvuga ko abo bajura tubatinya ko bafatwa, ariko no kugira ngo tugabanye ibyako byinshi byo kuba mwaha icyuho abajura, abo bantu biba. Igihe rero wagize ibyago wibwe,
igihe wagize ibyago ukaba wibwe telefone yawe. Ikintu cya mbere, kuko murabizi muri no minsi telefone twayihuje na abantu benshi bazihuza na mobile money yabo. Niba bakayihuza na mobile money na bank, niba telefone yawe ikibwa, ihutire kuri mobile kuri MTN cyangwa Airtel ufunge buriya buryo bw'amafaranga, ubasabe ko babufunga, babe babufunze. Icya kabiri, ubwire na banke zawe zibe zifunze konte zawe, kuko habaho ukuntu umuntu barayimwibye, baragiye bakoze ibyo za pin reset cyangwa guswapinga, ugasanga binjiye muri momo yawe, bageze ku mafaranga yawe barabikuye. Nyuma yo kukwiba telefone habayeho n'igikorwa cyo kugira ngo bakwibire n'amafaranga ari kuri konti. Aho rero nibyo tubasaba ko mwihutire kubwira company banke zanyu MTN cyangwa Airtel babe bafunze za momo, kugeza igihe wowe urumva iyo bafunze momo yawe nta kibazo ni yawe. Igihe cyose ibibazo bimaze gukemukira uragenda ugasubirayo bakayifungura, nta kibazo. Ubutumwa rero dutanga kuri aba bantu, cyane cyane aba bantu bitwa ko bumva ko bakwiba bagaheza iby'abandi, ntabwo barusha inzego z'umutekano ingufu, nta nubwo babarusha ubumenyi. Ubushake turabufite bwo kurwanya ibyo byaha, ntabwo rero bazatugamburuza. Inama twabagira nuko bashaka uburyo bashakamo amafaranga, bakwihangira imirimo mu bundi buryo. Kumva ko uzatungwa n'ibintu by'abantu nta mahirwe ufite muri uru Rwanda. Byanze bikunze uzafatwa, byanze bikunze uzafatwa. So basubiza amero mu isaho, inzego z'umutekano Reba tuzabarwanya abajura bose, kandi ibikurikira gufatwa kwabo ni ibihano, ntabwo ari ibintu byabagwa amahoro. Dr. ndagira ngo mbaze, ese izi telefone ziri hano 160 nizafashwe mu gihe kingana iki? Kuko imyaka myinshi abantu bagenda bagaragaza ko telefone ziboneka, binashoboka yenda ko hari ababa batarabonye amakuru kuba urumva ngo zibwa ntiziboneke kandi hari zabonetse. Urumva ko iki kibazo ntabwo kiri clear. Hari izabonetse n'izi ngizi, periode ntabwo wavuga ngo ni periode runaka, kubera ko telefone ntabwo nubwo ushobora kuvuga ngo hariho ishobora kwibwa uyu munsi igahita ifatwa ejo, hariho ishobora gufatwa nyuma y'amezi 6, hari n'ishobora gufatwa nyuma y'umwaka. Biterwa na za factors za mbere nababwiye. Niba seriyo namba yawe utakiyibuka, turakoresha ubundi buryo. So ntabwo navuga ngo ifatwa mu kwezi kumwe, mu mezi 2, ariko izifashwe zose zatangiye ibirego ziraza zikagaragazwa. Ngira ngo direction nta kintu yabivuze cyangwa nuko yabifashwe. Hari abantu, hari amaduka cyangwa se aho bakora amatelefone bavuga bagenda bahamagara njya numva hari Remera ku cement cyangwa mu mujyi bavuga ngo bakora kode muri telefone. Bari abantu bakora bacuruza amatelefone yakoze cyangwa se bakuramo amakode, hari natubwira ubufatanye mufitanye kuko n'abashobora kuba batiza umurindi iki gikorwa cyo. Urakoze cyane. Mu bo twafashe turaza kubabereka mu kanya, bakurikiranweho ibyo byo gukuramo serial number, arizo bita ngo code, gukura serial number muri telefone. Ibyo ni ibikorwa nabyo ubundi umunyarwanda muzima ufite umutima muzima, umucuruzi muzima, wowe uzanye ikintu gifite code bigomba guhita wumva ko yibwe. Abo rero nabo batiza umurindi ubujura. Niyo mpamvu nabo baba batezwa igihombo nk'iki ngiki kuba baguze bacuruza ibintu by'ubujura, ndetse bakanakurikiranwa kuko ni icyaha. Ntabwo rero icyo twanasaba n'abantu nuko muretse kujya mujya kugura izo telefone, bahomba ntibabona bazigura. Ukuvuga ngo batiza umurindi. Uriya musore wayibye azi ko ari ayigurishe hariya, nawe numwe mu bafatanye cyaha, ni utuma ibi byaha biguma bibaho. Kuko aramutse ayiguze akaba azi ko ntacyo azayikore, ntaha yayigurisha, ibyo byose
ibyo ngibyo biragabanya kugira ryarari cyo gushaka kugurisha telefone. hari telefone nyinshi mufashe biragaragara keza, ariko hari abaturage bamwe nabo bavuga ko batanga ibirego bikagera igihe bacika intege mu gukurikirana batanze ikirego telefone baranyibye nigeze gusubizwa na Reba. Abagabo murababwira icyo tubabwira ubutumwa ni ubu ngubu, nibyo navuze. Ntabwo telefone wavuga ngo niba yibwe ngo irafatwa uwo munsi cyangwa mu minsi ibiri. Ubushake bwo kuzishakisha no kuzifata burahari. Ibyo byo ni ikintu tugira ngo tubabwire, burahari kandi zirafatwa, namwe murabibona. Kuba utarasubizwa nuko itaraboneka, iyo ibonetse urahamagara. Gusa biveho nabumva ngo nta kintu dukora, turagikora ngira ngo murabibona, turagikora kandi dufite ubushake. Gusa dufatanye kurwanya ibi byaha muri bwa buryo nababwiye, muri za mesure twafashe zo kugira ngo abantu rero ntibacike intege, bagumye bagira icyizere. Igihe cyose ishobora gufatwa, igihe cyose iri ku butaka bw'u Rwanda izafatwa. Mwakoze yuko muri treat cyasha zihari harimo no kuba seriyo namba zakurwa mu telefone, kandi mu nama mwagiriye abaturarwanda n'inshuti z'u Rwanda zishobora kuba zizakurikira kino kiganiro, mwatubwiye ko ikintu cy'ingenzi ugomba gukora mu kwirinda ari ukubika fagitire yawe, hari kwandika seriyo namba yawe n'ibintu byagiye mu kubishyizaho nyuma yawe. Muri icyo gihe iyo seriyo namba yahinduwe, ko umuturage yaba ari safe yumva ko haje n'uburyo bwo gushyira. Ntibigire uwo bitera amakenga ngo mwumve ko ngo aba bantu ari abantu bahambaye bafite tekinike. Nubwo seriyo namba baba bayihinduye, reset zirakorwa, seriyo namba yawe igasubiramo, so zirafatwa still. Gusa urumva ko ubwo ni uburyo bumwe bwo kujijisha. Ukifata gutya ugahita ugerageza gucekinga seriyo namba mu buryo bwihuta, uhita ubona iyindi. Ariko tekinike za cyber zirabigaragaza ko iyi telefone yahinduwe seriyo namba ya mbere ni iyi ngiyi yari irimo, kandi uyu niwe nyirayo. Niba nta bindi bibazo rero mufite, hari ubundi butumwa ngira ngo nabwo mwamfasha mukabugeza ku baturage. Ntabwo bujyanye cyane n'ubujura, ariko ubujura bwo kwiba telefone, ariko ni ubundi buryo nabwo abantu bari kwibwamo amafaranga yabo. Ngira ngo nabwo mu bujyane hari muzi ko piramide zitemewe, sibyo? Piramide ntizemewe. Piramide ni iki? Ni biriya bikorwa by'uruhererekane rw'amafaranga, ngo kanaka ngo nkakwinjizamo ugatanga ya undi akinjizamo undi akinjizamo uyu. Ibyo bintu ntimubizi? Ntitwabwiye abantu ko ibi bintu bitemewe? Mugende mubambarize kuki mukibijyamo. Kuki mukibijyamo muzi ko ari ibintu bya risk? Nta mumaze iminsi mwumva ibintu ngo bya fortune. Naha mushobora kuba murimo ababaye ba victime ba fortune. Nibyo bintu byo gutanga amafaranga ngo kanaka winjizemo kanaka, bagukorera ka app ukabona ngo amafaranga ngo yinjiye kuri app yawe ukayafata. Wowe watanze cash ngo kuko ngo winjiye muri app waregistarinze, warangiza ukabona ngo ayo mafaranga igihe cyo kubikuza cyagera system ikifunga. Ntuzi washyizeho iyo telefone, iyo system ntuzi uko ikora, ntuzi. Abenshi mu Kinyarwanda bavuga ngo umuhana. Twebwe rero tugerageza no kubabwirana mbere yo kujyayo, ntimujyeyo. No kuvayo nabwo ukabona bavuyeyo baje batubwiye ibyo bibazo. Mu by'ukuri hari ibintu, hari ibikorwa umuntu, hari igihombo umuntu yinjizamo akaba ari we nyirabayazana. Ibi bintu bya piramide mubivemo, byitwa ibimina, byitwa piramide, byitwa ibiki, ni mubivemo, birabahombya. Ikindi cya kabiri, mugira amakenga kugura ibintu mwabonye ngo byamamajwe ku mbuga nkoranyambaga.
inkweto nziza, bakwereka inkweto Nike, bakubwira amafaranga 20,000, ukajya ukana bargaining bakubwira ngo ibihumbi 10 ukayohereza. Mumbwiza ukuri, hari inkweto nzima igura 10,000 nawe ugashiturwa ngo ni igiciro cyiza ukabura yohereje. Ubwo ntabwo ari ibyo gusa, ku masakoshi y'abadamu, ku myenda y'abana, imyenda y'abagabo bose, ariko usanga ikintu bakora bagushukisha igiciro gitoya. Igiciro gitoya uwo muntu arangura hehe? Tujye ku bikoresho electronic devices, telefone, computer, akagira cyakajya kuri website. Umuntu wese yakreatinga website, akadownloadinga amafoto meza ya telefone zigezweho, computer zigezweho akashyiraho. Ubwo nawe ukavisita, bazamamaza ku mbuga nkoranyambaga, ukavuga ngo nakunze iriya iPhone 15, hariya niyo iri latest. Yarangiza agakanda ku giciro, bakamubwira amafaranga ngo 800, kandi ni double. None bakamubwira ati rero wowe tanga commande, ishyura icya kabiri, none product izakugeraho. Ubwo akayishyura $100,000 ngahe 400, agategereza telefone agaheba. Barangiza bakamuha ngo nimero y'umumotari ngo uyizanye. Nimero y'umumotari mwarabyumvise, ukirguhamagara umuntu utaba. Ibyo bintu rwose tugira amakenga, tumenye kurinda ibintu byacu. Ngira ngo mwarabyumvise ngo nahamagaye umumotari. Hari ubundi buryo rero nabwo ngira ngo mbabwire, abenshi bashobora kuba babizi, ariko hari n'abatabizi, ariko hari n'abakijijwa bakabiba. Mwumva abantu iteka bahamagara ngo amafaranga yayobeye iwanjye, sibyo? Araguhamagara ngo amafaranga yayobeye, ngo amafaranga yohereje ngo yayobeye iwawe. Akongera akakubwira ngo ubu butumwa ni mu bugira ubwanyu, ni mu bugira ubwanyu, mutega amatwi mu bugira ubwanyu, kuko abenshi bari kwibwa nuko bumva ko ngo ubutumwa ari ubw'abandi bantu, bakumva ngo nubwo abaturage, nubwo abandi bantu, bakibuka ko bwari kuba ubwabo igihe cyose bibwe. Icyo mvuga ni iki? Araguhamagaye, telefone yanjye yibwe, nako amafaranga yanjye yayobeye iwawe. Yamara kubwira ngo amafaranga yayobeye iwawe, none akanakubwira ngo mbabara rwose ngo uyansubize, ngo nibura ngo ndaguhama icya 10. Mu kanya gatoya ngo nako MTN nayo nababwiye ngo bagufungire momo yawe, barayifunze. Mu kanya gatoya undi akabarahamagaye ngo yiyise umukozi wa Airtel cyangwa ya MTN, akakubwira ikosa rya mbere abantu bakora, babatega amatwi abo bantu kandi bamaze kumva ko bari kubiba. Warangiza akakubwira tumva ndi umukozi wahangaha MTN, ni wowe kanaka, giye kuvuga ngo ni wowe murangira, ni wowe Thierry. Nta gitangaza kiriho ku umuntu yamenye izina ryanjye, nta gitangaza. Rero wowe gutangazwa ngo izina ryanjye ngo ubwo ngubwo koko ngo ari kundeba muri system, wapi? Akakubwira ngo hari umuntu nguyobejeho amafaranga, ngo rero ngo momo yawe twayifunze. Nawe ukagira ubwoba. Iyo bayifunze se hari icyo? Niba ari MTN wagira umwanya ujye kuyifungura. Noneho agatangira kubwira rero ngo reka tugufashe ngo uyifungure. Hari amakode akubwira. Arakubwira ngo andika akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri 0 akanyenyeri 9 akanyenyeri 2 akanyenyeri, aravuga ngo shyiramo umubare wawe w'ibanga pin, ukawushyiramo. Yangiza akakubwira imibare ushyiramo. Tuvuge 00015 akanyenyeri 00015 urwego, yes. Uzi ikintu aba yakoze? Aba yaguhindurije pin yawe ya momo. Ubwo ahita agira access kuri momo yawe, amafaranga yangiza akayabikuza, akajya ku makonti yawe. None ntibirangirira naho ngaho, arakubwira ati guma aho ngaho wimpama, buretse tinsomera ubutumwa bwawe baguhaye. Nukugira ngo ugume uri kuri telefone, ntubone message ikubwira ngo ko wahinduye
password ya momo yawe, amafaranga yawe ugashiduka yose bayatwaye. Bantu rero, ubutumwa abanyamakuru bafatanyabikorwa, ubutumwa mu bageze mu baturage, dufatanye kurinda ibyacu. Aba bantu nta buhanga bafite, ahubwo baprofita icyuho umuntu runaka yagize. Icyuho mvuga kwakujijwa wagize. Hari nabo babwira ngo bikuza amafaranga ngo ushyire kuri momo yawe, ngo urebe ko momo yawe yafungutse, akajya kuri beka akayazana kuri momo bakayatwara, akajya hehe akayashyira kuri momo akayatwara. Turagira ngo rero abantu bagira amakenga, bamenye kurinda ibintu byabo. Nubwo inzego zishinzwe kurwanya ibyaha zihari, ariko ubwo bufatanye bwanyu turabukeneye. Hari uburyo ibi byaha twabigabanya dufatanyije, tugize amakenga. Ni ukuvuga ngo amakenga ni ayawe. Jya kugura ibintu uzi ufitiye, wabanje nawe ubwawe kwikora ubushakashatsi no gutohoza. Sibyo? Twifata abantu ngo tubafate nkaho hari abantu bari innocent batazi ibintu. No, murabizi. Ngira ngo mwese hano, mwese uko muri hano, mwe bibye telefone, ngira ngo ubu ngubu iyo usubije amaso inyuma hari ahantu wibuka ko wajijwe, uvuga ati aka kantu sinzongera kugakora. Ngira ngo hariho nabibwa n'abamotari bakabashikuza telefone zabo igihe bari kubishyura. Niba uvuye kuri moto, umumotari ari hariya, ugiye kumwishyura, mwitarure uhagarare hariya, umwitarure umubaze kode ye umwishyure, kuko hariho uhita ayishikuza akirukanka. Wirinde kugenda muri twa twijima uri kuri telefone. Nubwo inzego z'umutekano zihari, inzego za leta zihari. Murakoze cyane.